Shalom bantu badukurikiye kuri Nkundimana TV, twabakiraga muri ikiganiro cyacu. Amazina yanjye banyikisha Imwera Promesse, nkaba ndi kumwe na bagenzi banjye babiri nabo babibwira ntari. Kaduhere ku ruhande rw'iburyo. Amazina yanjye banyikisha Igisubizo Frank, Icyongereza akanyita Answer Frank. Okay, murakoze kutwibwira. Hanyuma rero ubwo mwatangira mutubwira ese mwigahe Twiga ku kigo cyitwa Collège Doctrina Vitae. Collège Doctrina Vitae. Yego. Hanyuma mwatangira mutubwira ese bite by'ikigo cyanyu, mutubwire ese ku bijyanye n'ikigo cyanyu, ibyiza by'ikigo cyanyu ni ibihe, ese nk'umuntu abaye atazi Collège Doctrina Vitae mwayivugaho iki? Turahera kuri Frank. Doctrina Vitae ni ikigo cyiza, bigisha neza, impano zawe ari uzamukira neza, tutabakoca beza n'abatica byiza, kandi batwigisha neza. Yego. Hanyuma turakomeza hagati. Ese imibereho yo mu kigo cyanyu ihagaze iti? Tujye kuri Promesse. Imibereho yo mu kigo cyacu, urebye tubayeho neza. Tubayeho neza kubera ko dufatira ifunguro ku gihe, twiga neza, abarimu baboneka ku gihe. Urebye imibereho tubayeho neza kabisa. Yego. Turajya ku ruhande rw'ibumoso nako rw'iburyo. Hanyuma tubwire wowe Serge, babugenzi babanza kutubwira ikigo cyanyu cyari cyo n'imibereho imbere mu kigo. Ese wowe watubwira ku bijyanye n'ikintu cyitwa siporo ihagaze ite, yifashe ite mu kigo cyanyu? Siporo rero ni ikintu gihagaze neza hariya muri kiriya kigo. Ufite umukoca mwiza atoza disipurine kabisa. Dufite ibikoresho byose, amabaro, amakona, shizibure, rwose sheze. Imibereho ya football muri kiriya kigo irahambaye cyane. Fata recuperation turangije gukina, tudeseri hafi aho ngaho kabisa. Ariko ngira ngo ntabwo ari football irimo, harimo n'indi mikino yindi nka basket, volleyball, yego, tennis. Yego rwose murakoze. Hanyuma rero mwebwe mukina football, yego, mutubwire ese mufite intego ki mu buzima bwanyu? Mwifuza kugera he nk'abantu bakina football? Dore muracyari batoya. Mufite intego ki? Turahera kuri Frank. Intego dufite nyine ni gukina umupira nyine ukazamuka kure, kandi nyine ugakina nyine umupira ufite ingufu nyine, ushyira umuhate, ufite n'abagufasha, kuko hari abana bandusha kandi nyine badafite ababafasha nyine gukina football, materiel nyine kugira ngo ni materiel. Rero abafite ababyeyi babo nyine babashyigikiye muri football, kubashakira materiel bakajya kwiga muri football. Football itangira ukiri muto, ntabwo ubyiga ukuze. Byiza ukuze byose birapfa, bisaba kutangira hazero kandi wapi. Football ni iy'abana mu gihe tugezemo, football ni iy'abana ko batubwiye. Yego Promesse, wowe nkawe umuntu w'umusore ukina football, nawe intego zawe ni izihe? Intego yanjye, first of all, intego yanjye ubundi mbere na mbere intego yanjye no gukina.
gukina nkagera kure apana gukina ngo ngarukire aha ngaha nkagera kure kabisa nkaba nanarenga bibaye ngombwa nkaba nanarenga igihugu nkajya outside y'igihugu kabisa yego kandi n'u Rwanda rwacu nkaba narumenyekanisha kabisa kuko niyo ntego yanjye ngiye mfite yego aha twagiye kuri Serge tubwire wowe intego zawe ni izihe? intego zanjye ni ugukina football nagahesha ishema ikigo cyanjye cyangeze n'ababyeyi banjye kabisa icyo kigo nanjye akagira ishema abandi bakakiboneraho nyine nabo bakajyayo bakazamukirayo yego yego hanyuma mugira abakinnyi mufana abakinnyi mpuzamahanga ntabwo babura abarori modo yego abarora umudo Frank rero umudo wawe ni uwuhe? yewe Gikondo Muyirekeve ubwo ni mu Rwanda Muyirekeve uramukunda urifuza kuzakina nka Muyirekeve ko nyine adakina Mediane nyine ufite fanseri ariko ntabwo ngiye wacu yego ariko uramukunda yego hanyuma wowe Promesse njye mfite abarori modo banjye babiri banakuze mbona kabisa kandi nkabona bakina neza na n'umwanya umwe nabo witwa Marcelo ukinaga muri Real akunda n'uyu nguyu bita Claude ukina muri APR abantu nakuze mbona bakina nimero 3 mwabona ni byiza abantu ndabakunda cyane ni byiza rwose yumva nshaka kuzamera nkabo kabisa yego yego hanyuma Serge wowe tubwire njye mfite umuto wanjye umwe amwita Lionel Messi namubajije no kuzakina Lionel Messi kabisa biragaragara ko muri abahanga pe ni ukuri rwose Imana izabifashemo kandi muzagere kuri hanyuma rero turimo dusoza niki mwakwanzura mutubwira mbega nk'umuntu ufite umwana umubyeyi ufite umwana wenda utaraza kwiga ku kigo cyanyu abaye ashaka kumenya uburyo yazana umwana bimeze bite mutubwire se hari contact twabonera abayobozi banyu ariko mbere yuko tujya kuri icyo nari nibagiwe ngo mufite imyenda mukunda gukoresha siporo niba muyifite mwatwereka hafi cyane ntayo mwazanye imyenda irahari mwatwereka ko ari imyenda ni jezi yanjye y'imyitozo nanjye ni yanjye nawe ni yawe ndabona yanditseho G Frank 21 igisubizo Frank ubwo ni igisubizo Frank nawe ni C double ni si Serge Kijuru Aimé Serge okay nimwe dukoresha imyitozo iyo mukoresha imyitozo biragaragara rwose ko mwana yitegura rwose mara sportif yego hanyuma rero ubwo narindi mbabwira nti ese nk'umuntu abaye ashaka kuzana umwana ku kigo cyanyu ni kimwa abayobozi banyu twabona duti ese hari contact zabo nka nimero ya telefone se ku muyobozi wenda nk'umwe mutubwire nyine kujya mubonane nawe ku kigo nyine wahamagara kuri nimero baba bashyize kuri channel natwe tukakugeza kuri aba bayobozi nyine yego ku kigo cyacu ariko nizere ko mwana atsinze atari football gusa mwagize amanota meza okay welcome back guys and we was talking about the school and we are really happy to hear more about your school. So can you tell us how's your how's the studies in your school? It's good. It is good. Yes. Okay, have you got really good marks? Yes. Promise. How many marks have you got? 65. 65. Yeah.
And you, Frank and Serge, have you got really good marks? Yes. Have you performed well? Yes. Okay, that's great. And I heard that you have something like an objective of your team. Can you tell us the objective of the team? I mean, your team objective? Ah, Yes. is to score the goals more than the opponent and win the game. Wow, that's great. Yes, that's good. That's really good. So, as we finish our conversation, and I'm really glad to hear more about you, your school, your standard of living, and everything. And thank you guys. Thank you for everything you have taught us. And we will pin the contacts of your school teachers, headmaster, and someone who can be needed when they are outside, parents, when they want to call him, so they can reach to him and talk about how they can bring, their children in your school. So thank you so much. And as we finish, okay, say goodbye to the channel. Say goodbye to the people who are Bye. following us. Bye. Bye bye. Bye. Okay. Thank you guys. Thank you. And see you See next time. Yeah. Okay.